Arigani. Pole kazi. GTF commander tubwiraga mukanya nabongera musize ba General Ruvusha nabo birwariza. Arambwira ngo bakazi karahari kukashize. Muno gukora mop up. Mvuye mu barangije. Nakoze neza cyane ariko ntago mwabarangije. Rero bitse ntago barangira umunsi umwe. Ni time bishaka time buhoro ariko bazarangira amaherezo. Cyane kwiriya Eneo ugira ngo buri twatire ku twahuriye mu kamodere gato. Iriya Eneo ubwo none bayitugabije yose. Bayigabije RDF mu Rwanda. Buriya ikibazo giye kurangira. So, karibu rero ubungubu yari ceremony yo kubakira officially bagenzi banyu baraje bamwe bavuye mu Kibari bavuye mu Kibari tugiye gutangira kuba deployinga nange muraza gufata iyo minsi bafata time yo kujya kubona briefing kugira ngo mutaza kumbaza ikibazo nakagisubiza hakiri kare njya guhura na bagenzi banyu barambwiye ngo ariko ngo mwagiye mureka abantu bakabanza bakagera mu rugo ngo bakagaruka bakabona kugakomera post mission briefing. Turongera mu byo tuba briefing mutaragera mu rugo ahubwo tuba briefing uburyo muzitwara mugeze mu rugo. Ubicuritse no byawe pfu. Ariko ndagira ngo mbabwire ko narababwiye ngo nujya mu mission ubara niba ari umwaka muzamara uvuga ko ari amezi 12 n'iminsi 5 yiga mu mutwe ukaba wabishyizemo nta kibazo wagira kuko ushobora kugera hariya waje umaze umwaka tukwa message ya His Excellency ashimwe ukuntu mwakoze akazi n'ukuntu mugarutse neza wagera hariya ukavuga mudamu wanjye ari hariya cyangwa umugabo wanjye ari hariya kasimbo kwishama rero bya bintu byose ukabipfausa mu gihe mutari muhari nubwo discipline yari n'ubundi yari indiscipline yari unacceptable yari yongereye accountability yari yongereye no kuvuga ngo ko dukurikirana ko abantu bakurikirana yari yongereye guhana amakosa. Uranyumva? Yes sir. N'ibindi byinshi byiza nari nabibwiye ubushize mu gihe mutari muhari habaye campaign mu gihe mutari muhari president wa Republika yaratoye manda y'imyaka 5 byo murabizi neza nawe mwaratoye mu gihe mutari muhari hari ibintu byinshi byabaye n'ubwo umwaka twavuze ngo ni mutoya ariko ibintu bya discipline byo byarakajijwe cyane ukuvuga rero ni mugera mukajya igako bajyayo abanyagishari abanayisese kugira ngo barajyana nawe bambaye ibintu barajyana n'abagire bambaye ibintu barajyana n'abagire aho se rero tujya muhagende muhamariye mistano murangiza kubibona ikibazo hirya no hino igihugu biragenda neza ikibazo cyari cyakiri n'ababwiye nta kiyongereho icyo muri DRC kimeze kwa kundi bazi misari biganiro hagati y'abaminisitiri ba Foreign Affairs wajye n'amahanga baze kugira inama enye ya nyuma ariko wa gatandatu w'ugishize mu Rwanda nabonye amakuru kuri yakurikira ariko kubera nyine ibibazo bya Tshisekedi bituma M23 Rwanda ubu ngubu cyangwa bituma n'u Rwanda rwarenga umupaka ni ukubera leta ya Kongo Tshisekedi abandi banga gushyira mu bikorwa ibyo basinye amasezerano basinye ntibashyira mu bikorwa icyo nicyo gitera intambara n'ubu rero ibiganiro biratera imbere hagera ahantu bigahagarara kubera yuko bakisubiraho mu nama y'ubushize ya Rwanda yigaga ingingo nyinshi ariko ingingo ya gatatu bigaga kwari ukureba raporo yaba chief ba defense and security arukureba raporo yaba chief defense and security bari barasinye inama yari yabereye Gisenyi Rubavu ibyo basinye rero bageze Rwanda muri Angola Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kinshasa aravuga ngo ntago yemera ibyo ngibyo basinye kandi ubu harimo chief wa intelligence civil intelligence na NSS yacu n'aba military intelligence barabisinye arangije atanababajije aravuga ati byo ni rubbish n'umwanda ntago bibyemeye ntago tubyemeye kandi ibyo mvuga nabwo na Tshisekedi birangira bityo murabyumva n'ibindi byose byatumye situasiyo igeza nuko byabaga byaje
ariko ibiganiro